Shalom, shalom, shalom data, shalom muri mwese, YESU KRISTO mu bihe byose abahugisha. Uno munsi turi ku cyumweru tariki 11 ukwezi kwa 12 mwaka 2022. Ubu turi mu bihe byo kusoza umwaka wa 2022. Kandi Imana yacu ikomeye ishobora byose izabidufashamo tuzasoza umwaka. Kandi bidashobotse nabwo n'ubushake bw'Imana n'ikizu cy'Imana ibishaka icyo kiba gikwire kandi gikoretse cyose mu bumana bwayo ikomeza kwitwa Imana. Amina, haleluya. Nkuko twasabimemiye mu kiganiro cyacu YESU KRISTO ibihe byose maze iminsi nabaye bize ibibazo bitandukanye hirya no hino, bituma ntaba stable gukomeza gutegura ikiganiro uko bisanzwe uko rikwamye gatatu tukurikirana icyumweru ku cyumweru. Tumaze kugira rotare y'amezi nk'abiri nta kiganiro tujya muri icyo gihe, ariko ubwo turi kwegereza ibihe bya Noheli, tukeza ibihe bya Noheli kuri kalendari umwana w'umuntu yakoze, ariko nubwo atari cyo gihe YESU KRISTO yavukiyeho, ariko tujya tubishima kugira twizize ko umukiza wacu yatuvukiye, tujya twiziza ko yadupfiriye, agomba no kwiziza ko yatuvukiye. Amina. Ni muri ibyo yabateguza ubwo kiganiro uko bimeze kose tuzagikomeza kuva muri kino cyumweru tugiye gutangira, kuva tariki 18 ukwezi kwa 12 tuzanga kiganiro, dukomeze iganiro tugane ku ijambo ry'Imana, twungurane ibitekerezo ku ijambo ry'Imana, ko nta muhanga w'iri ijambo ryari atubwira ko nta muhanga wabyo. Niba yivuga ngo ibyari by'abanyabwenge yabishyuye n'abaswa bose kugira babimenye ntagire uwirata ubwenge bwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana nta muhanga, ahubwo ikibaho ni uguhugurana kugira ngo duhane imbaraga muri runo rugendo, kugira ngo twembi tugire aho tubasha kuva, aho naho dushobora kuba twagera. Amina, haleluya. Niyo mpamvu rero ijambo ry'uno munsi ntabwo ari rinini, no kubateguza ko tugiye komeza ikiganiro cyacu uko byari bisanzwe, uko twari twabiteguye, nubwo ibihe byatubanye ibikomeye, ibibazo bituma tutaba stable yo kuba twakomeza ikiganiro, ko iyo hari ibibazo biragoye gutegura ikiganiro kigende neza. Amina. Ariko kubw'ibyo byose dushimira Imana kubyabaye mu bibazo twahuye nabyo, twagiye twitambuka mu mahoro, kandi mu birangira umwaka ugomba kurangira imeze neza. Yesu ashimwe. Ubwo ndumva muri make nicyo. Kandi hari n'abamaze iminsi bantelefona, banyandikiye kuri za WhatsApp, kuri Messenger, bambaza hari na series nari nagiye gutegura mu minsi ishize, bita icyizere, ariko I'm very sorry ku bantu bari bayitegereje. Twahuye n'ikibazo hano aka gace mperereyemo, twageze ikibazo cyo twabasha kubona abakinnyi badufasha mu iyo seri. Byabaye ikibazo cyane bituma seri tutayikora, ariko nayo Imana izadufasha tubigereho, kuko ni seri irimo amagambo cyangwa se ibintu bishaka kudufasha mu buzima, cyangwa bidufasha mu buzima iminsi yose, buri munsi, ko tujya duhura na challenge cyangwa se ibintu bijya duhura nabyo mu bibereho yacu buri munsi. Usanga iyo seri nibyo biteguye bigomba kuba birimo, ariko nitubona abakinnyi dushaka kuzayikora. Nibyanga naho turimo dupanga ko tuzifashisha abantu bo hakurya nko mu Rwanda bakora uriya murimo, tukaba twabaha umukino kuteye bakazawudukinira, ko byose birashoboka. Imana izabidufashamo kandi izagenda neza. Icyo twashaka kugira tugira abantu kugira kigere ko cyakagombye kubageraho. Ubwo muri make ndumva no munsi iki kintu cyo nshaka kugira babwire, ari ikiganiro cyacu kizakomeza tariki 18 z'uku kwezi ko cyumweru gitaha. Ku cyumweru tuzadufite ikiganiro gikomeje kandi twitegura, bifuriza bene data nshuti bakundwa ko twategura iminsi mikuru ya Noheli mu mahoro, kandi dutegura imitima yacu ko Kristo atuvukiremo. Rwose dufata akanya twiyeza kugira ngo ibintu byose tube amahoro, kandi ni hako twitegura no gusoza umwaka wa 2022. YESU KRISTO mu bihe byose reka akomeze kubana natwe, kajya tugira neza mu mbabazi ze z'ibihe byose. Wenda dutuzwe n'imbabazi n'ubuntu bwe,
ariko ku bwacu ntaho tuba tukiri. Ibyo byose Imana izakomeze turagire kandi izabitugezemo amahoro. Mwami amahoro abane namwe, mwami amahoro abane nanjye, mwami amahoro abane natwe twembi mu mpande zine z'isi, akomeze atugire neza. Shalom. Shalom.